kugira ngo tugendane banza utambike telefone yawe. Ndabasuhuje murakaza neza kuri uno muyoboro wacu. Nk'ibisanzwe dusanzwe tubana kuri no channel yacu ya Smart Income. Dusanzwe tubana umunsi ku wundi. Uyu munsi ndagira ngo tugiye kuba twarebera hamwe uko wafungura business maze ukabasha nayo kuba wakiyandikisha. Abantu benshi bari bagiye bambwira ati nzabereke uko wakiyandikisha muri no business maze ugatangira kuba wakoreramwo amafaranga. Nk'ibisanzwe urabanza ube ufite link. Iyi link ngiyi hano urimo urayibona hano barayikohereza kuri WhatsApp. Niyo mpamvu nabanje kubakorera uburyo ki wafungura WhatsApp maze nkabahana nimero yanjye nabaheraho link. Dore ngiyi link uri buze kuba wakinjiriraho kugira ngo bashe kuba watangira gukoresha iyi business. Uraza uyifungure ngiyi hano link, uraza uyifungure. Nibyo tugiye kuba twareberaho, tugiye kuba twareba uburyo ki wafungura OCP maze nawe ugatangira kuba wakorera amafaranga kuri no business. Ni business yizewe. Gusa icyo ngusaba, niba uri mushyashya akaba ariho ukigera kuri no YouTube channel yacu, uri umunyamahirwe, reba ahantu handitse subscribe, nurangiza ufungure n'akazogera kugira ngo uzajibona upload zacu umunsi ku munsi mu gihe twaploadinze amasomo umunsi ku munsi. Kurikira witonze. Abakenera nimero yanjye wenda nkaba nabaha iyi link bakinjiraho maze nabo bakabasha kuba babona aya mahirwe, bakabasha kuba bakorera amafaranga muri uyu mwaka dutangiye. Baranyandikira kuri iyi nimero, andika 078 11 3 5 14. Niyo nimero uri buze kuba wanyandikira maze wamamagara maze nkabasha kuba nagufasha. Ikindi nuko abantu bakeneye kuba bayandikira kuri WhatsApp bo bari buze kuba banyura kwi nimero. Abantu bakeneye kuba banyandikira kuri WhatsApp banyandikire kuri 078 35 79 34 niyo ngiyo muri buze kuba mwanyandikiraho abashaka kunyandikira kuri WhatsApp maze nkahita mbaha iyo link. Ira yindi ya mbere yo niyo guhamagaraho, iyi yindi ya kabiri niyo watangaho wanyandikira kuri WhatsApp nkaba naguha link, nkaba nanagufasha kuba wafungura maze nawe ugashora ukabasha kuba wareba uburyo kiyandikisha muri no business. Gusa ngiye kukwereka uko wakiyandikisha muri no business. Icyo urakora, uraza ube wakanda kuri no link iyi ngiyi naberetse, uraza ube wayikandaho winjiremo. Ngiyi hano kuri WhatsApp nyirizina turaza tube twayikandaho. Urimo urayibona hano kuri no WhatsApp, ahangaha urimo urayibona. Ni ngi tugiye kuba twakinjira tunyuzeho. Uraza ube wayikandaho, kurikira witonze. Uraza ube wayikandaho, iyi link nakubwiye nimero uri buze kunyandikira imbe nayiguha. Wowe ukeneye kuba wakinjira ushaka ubusobanuro burambuye, nakubwiye nimero uri buze kuba wakinjiriraho, asigaye ukabasha kuba wakiyandikisha. Ubundi bwo ahangaha hambere urabona handitse register enter mobile account. Ahangaha urandikamo nimero ya telefone. Ahangaha urandikamo nimero ya telefone, ariko please ahangaha nimero ya telefone urandikamo 0 ntago urajyandikaho kuko uraribona hano imbere. Urandika indi mibare ikurikiraho. Hano nawe urahita wandikamo nimero yawe. Hano urahita wandikamo nimero yawe. Mwibutsa niba uri mushyashya ukaba utarakanda subscribe uzajya ucikwa n'amasomo yacu tuba dufite umunsi ku munsi. Nakoze video zigiye zitandukanye uko wakora product, uko wagura product zigiye zitandukanye hano muri no business maze ukabareba ikunogeye, ukareba iyajya guha umushahara uhagije. Ahangaha urimo urabibona. Uraza ube wakandikamo ino nimero ya telefone. Numara kuyandikamo ahangaha hano hasanditse
please input password. Hano hasi aha kabiri uraza uhite ushyiramo password yawe ya telefone. Password uzajya ukoresha winjiraho ni imibare 6 ugomba kwandikamo, nurangiza urahita unayandikana hano hasi. Nawe rero uraza hano ushyiramo password. Iyo password nta muntu wemereye kuba wayibwira kugira ngo atazaguhakinga, kugira ngo atazakwinjira akajya bikura amafaranga yawe. Iyi business utarayimenya umva yaracikanywe cyane, niyo mpamvu rero nanjye ndi kubayereka akantu ku kandi mukabasha kuba mwamenya amasomo agiye atandukanye. Hano uri buze kuba waza ahangaha ube watambitse na telefone yawe kugira ngo ujye ubibona bigaragara neza cyane. Uraza hano ube washyiramo password imibare 6. Mwirinde no kuba mwakoresha password zoroshye. Mwandike password y'izina ryawe cyangwa rya kabiri, ushyireho utundi tubare cyangwa wandikemo na nimero yawe ya telefone, nabyo nta kibazo, ariko wirinde ko washyiramo password yoroshye. Bari abakoresha 1 2 3 4 5 6. Iyo ngiyo ntabwo ari password, bisaba guhita ushyiraho n'iyindi nyuguti kugira ngo bataza kuba bayivumbura. Hano urazube wayandikamo kambe nakandikamo password yanjye, kanyandikemo. Hano hejuru tumaze kuba twayandikamo, tugiye no kuba twayandika hano hasi. Tugiye kuba twayandikana hano hasi, naho urongera uyandikemo iyo wanditse haruguru ku buryo biraba bihura. Urayandikamo ku buryo biraba aha hasi naho urabona ko tumaze kuyandikamo isa niyo hejuru. Urahita uzamura uze hano hasi. Aha hasi urimo urahabona, aha hasi urabona aha hari agataburo, ahangaha hari agataburo ngaka harimo n'imibare. Icyo urakora uraza ufate iyi mibare iri hano mu mpande, uraza ufate iyi mibare basize hano mu mpande. Iyi ngiyi iri hano, iyi ngiyi hano baduhaye 2 3 8 8. Uri buze guhita uyandikura, uhite uyizana uyandikemo ahangaha. Uri buze uhite uyandikura uyizanemo ahangaha, uyandikemo ahangaha. Kurikira witonze, urayandikura uko bayiguhaye. Nibyanga urongera turi buze kuba twarebera hamwe. Iyo byanze urongera ukagarura inyuma, bahita baguhinda imibare bakayihindura. Uhita uyibona iyo byanze bagahongera bakaguhinda imibare bakayihindura, ukayishyiramo paka bikunze. Uraza ube wahita uyandikamo hano. Twagiye katwandikemo baduhaye 2 3 8 8. Ni iyi ngiyi. Nurangiza urahita ukora hano sign up. Urahita ukanda hano hasi handitse sign up. Urahita ukanda hano handitse sign up, turakandaho. Urabona yuko bibaye success. Ahangaha urimo urabibona ko bihise biba success. Urabona yuko bibaye success kabisa. Urabona yuko bibaye success. Hano urafata screenshot yuko winjiye. Urabona yuko bibaye success. Urahita uza ukanda hano handitse done, handitse okay. Urahita uza ukanda hano handitse okay. Handitse okay. Uhita ukandaho. Kurikira witonze, tugendana akantu ku kandi. Tubashije kuba twayifungura fresh. Urabona yuko duhise twinjira muri business nyirizina. Urabona yuko hano turahita dusevinga password. Iyi password uzajya uhita uyisevinga hano hejuru nari nkanze. Turahita dukanda save, ihita ijya kuri email kugira ngo password yacu tutazayibagirwa, izajye yibika kuri email, izajye yibika kuri mail tujye twinjiramo tutiriwe tuyuzuzamo. Twebwe duhite dukanda kuri mail ihite iyitwandikiramo password. Hano urabona yuko baduhaye welcome. Hano baratubwiye ati download WhatsApp, download hotspot, ibindi byinshi cyane uko bimeze. Ahangaha nuko ikora nyirizina mu ncamake. Urabona yuko twayifunguye. Icyo tugiye kuba twakora hano ni ukuza tukaba twa downloadinga application ngiyi. Hano uri buze uko wa downloadinga unyuze uraza uhite ukandaho kugira ngo ya application uzajye uyinjiriraho utiriwe noneho ukoresha ya link naguhaye. Uraza ube wakandaho. Hano ngiye na application ndanayifite mwino phone. Uraza ube wakandaho application ngiyi rero ahantu uhita uyisanga ubwayo muri no business. Ubwayo uhita usangamo ino product, uhita usangamo iyi WhatsApp, iyi application uzajya wifashisha winjira unyuzeho. Dore application uzajya winjira unyuzeho ni iyi ngiyi yo
muri OCP urimo urayibona, ni iyi ngiyi uzajya winjira unyuzeho. Urabona yuko tubashije kuba twayibona hano. Urahita icyo ukora, urahita ukanda hano handitse free installation. Ahangaha urahita uyinstara, wowe haraba handitse installa, ariko ngiye hano kubera na installe nta kibazo, ngiye nta bindi. Ahangaha icyo urakora ahangaha uraza uhite ukanda ahangaha handitse install, aha herekeje aga fresh, nurangiza uhite uyinstara. Kurikira urakandaho, urabona hano hahita bakubwira ati okay canceling download. Hano urahita ukanda hano handitse download, urahita urabona hano, urahita ukanda hano handitse download. Nurangiza uyu downloading irahita ijyayo. Urabona yuko hano hejuru bahise batwereka yuko ibaye open. Hano urabona yuko ahangaha ihise iba open, urabona yuko ihise iba open ahangaha, urabona yuko yabaye open. Turahita twigarurira inyuma asigaye. Urabona yuko business yacu twayinjiye. Urahita uzukanda hano hari agakuba hano hejuru kugira ngo winjiremo imbere ubone ibicuruzwa. Aha nurangiza uhakande, tukatuhakande. Urabona yuko uko business yacu ifungutse imeze neza. Iyi nkwibutsa, iyi business ni yerekeranye n'ubuhinzi, no kwamamaza ubuhinzi, ukabasha kuba wagura product zawe maze ukabasha kuba watangira kwinjiza amafaranga. Gusa icyo tugiye kwibandaho mu kindi gice cya video, turibuze kuba twarebera hamwe uko wagura product ku muntu mushyashya. Ku muntu mushyashya akoresha izi product zirimo ahangaha, izi product ziriho hano. Urabona yuko izi zose ni iz'abantu bashyashya. Iyi zone ni y'abantu bashyashya. Urabona hano hejuru babanditseho zone y'abantu bashyashya. Aha hejuru, aha ngiyi hano urabona handitse new member zone, ni hano muza mukagurira. Katurebe ese iyi ya 13 yinjiza ngahe? Iyi ngiyi ya 13, iyi ya 13 ngiyi, iyi hari iya 13 hano. Ahangaha hano hari ya 13, hano hakaba iya 60, hano hakaba iya 170, hano hakaba iya 180. Gusa wowe niba winjiye ufite amafaranga makeya, wiguririra iya mbere. Iyi nayo itanga amafaranga menshi. Tugiye kuba twarebe hamwe detail yinjiza ku munsi. Yinjiza amafaranga menshi, ngo uba ufunguye account nshyashya. Nanjye ndibuze kukwereka amafaranga azajya niyakira umunsi ku munsi, buri munsi, uretse weekend. Weekend niho utagira kubikura, ni igihe cyari cyo cyose wuzuze amafaranga 1000 uhita ubikura. Ahangaha turibuze kuba twagaruka inyuma. Ahangaha ahasiga turebe detail yinjira y'amafaranga ku munsi. Gusa ufite amafaranga si ukukubeshya, iyi business watuyitangira. Unyandikire kuri za nimero, umamagareho, unyandikire WhatsApp 078 35 79 341. Iyo niyo nimero wanyandikiraho WhatsApp. Iyo kumamagaraho ni 078 ni 078 11 3 5 urabibona hano uko imeze. Hano turibuze kuba twareba izi ebyiri, turebe aho zizajya zinjiza. Tugiye guhera ku ya 13, turakanda hano handitse view, turebe uko yinjiza. Urabona hano hasi ibihumbi 13 product price. Iki giciro kingana n'ibihumbi 13 nibyo niyo uraba uguze. Hano daily right, hano uko bagenda bakungukira. Hano daily income, aya ni amafaranga azinjira buri munsi. Aya ni amafaranga azinjira buri munsi. Ahangaha urabona yuko ni amafaranga menshi cyane uzinjiza buri munsi ugenda uyakira. Hari ahantu bakora erini buri munsi, ukaza ukayafata saa 7 z'ijoro zigeze, bahita bagushyiraho ayo mafaranga, ukagenda ukayafata. Yakuba yuzuye 1000 ugahita ubikura. Hano ni ukubikura buri munsi kubera yuko yarengeje hejuru y'1000. Gusa iyo uri kubikura, naberetse video y'uburyo ki wakora withdraw, wabikura amafaranga yawe kuri no business. Urabona iyi income period igihe izamara ni ahangaha izamara iminsi 30. Ngiyi ahangaha urimo urayibona, izamara iminsi 30 hose hamwe. Total income amafaranga azamaze kwinjira na yanga y'ibihumbi 39 niyo azaba amaze kwinjira. Urabona yuko ni amafaranga menshi cyane. Mu yindi video duhuriremo hamwe tugiye kuba twagura product. Sawa, wibuke gukanda subscribe, ufungura akazogera, tuzajya duhuriramo uzajya ubona video zacu umunsi ku munsi. Ciao ciao.